ubuzima ni iki? Ubuzima biterwa n'ububamo. Nicyo gisobanuro cy'ubuzima. Ubuzima ni iki? Ngo ubuzima buterwa n'ububamo. Iya, rebe. Haro bibuka. Bakubaza tubuzima ni iki? Ati ubuzima nta gisobanuro bufite, ubundi ubuzima buterwa n'ububamo. Hatazagira ukubeshya ati ni inkuru ndende. Coffee? Tugwikawa ni filime yacu nuko tuyitangiye. Barakwereka akagabo kari hano. Ukurikire. Mbaha ijambo kurindi. Ubusako nubwo yatwika gute bigira igiciro. Ni umusore. Ari hakuno naratuganira n'umuhanzi. Hani imbere yari agafoto gahari. Kwerekana umugore usa nk'uri muri studio bari kumwereka hano turirimba ya manota muri studio. Tuvera tugoreka yitwa Margarita City ni muri Pune. Turacyari mu Buhinde. Nakubwiye ngo filime z'ubwenge zitangira gahoro. Ubona ibintu utari kubibona neza ariko iyo nagafashemo nta mayobera kavamo. Umugabo avuye hariya w'impumyi tuvuyeho tugaruke hakurino. Hari undi waje hano. Urebe filime witonze. Uraza gusobanukirwa. Yeah. Urebe. Umugabo yaje hakurino. Uramubona ariko? Uyu mugore ni umuhitinzi we. Asi filime abantu bose bayirimo nabahitinzi. Bamwita Tabu. Uriya mugore aratwika. Yeah. Hano bari kureba agafilime tunagutegereje iteka. Unzanira amahoro. Ni agafilime bari kureba. Nakubwiye ngo iyi filime muri filime zose wabonye nyirabinoza. Bari kureba karirimbo hano. Ni muze hari kwireba ari filime yakinaga kera. Yewe narazikinnye. Kureba hano. Where are you promotes? Hari umuntu wakomanse ngo Love from Denmark, Love from Burundi mwe ya Kadafi. We hari umuntu utanze comment uri muri Denmark. वो Hamlet भी वहीं का था ना? Ni Hamlet wo muri Denmark. Umuntu nyine ukomantinze. Urebe. Ni umugabo n'umugore bibera hano. Umugore akaza hano mu gikona akaza kuri ibiko yabigenza binoza gace gace. Kature filime yacu. Iyo. Umugore hano arateka neza cyane. Filime nuko tuyitangiye. We tuza wicare uraza gusobanukirwa. Bimeze bite? Aracuranga numva imiziki. Nariteka ni giporezo. Iyo. Sheri. Dani ari ku murongo. Hi darling. Bite Dani? Nagenda gakura ibintu mu maso. Urebe. Filime byibura nkazibagezaho. Muri restaurant mu mugabo twabonye ufite umugore. Uyu mugabo yahoze akina amafilime. Twamubonye we n'umugore amubwira tuzanshakira ukuntu nanjye najya nyina filime. Umusasa. Yaje kuri umwana ufite impano hano. Too good. Thank you, sir. Ewa nurarenze. बड़ा स्टार बनेगा. Uyu musore azabicyamamare. Genda bibabwiye. तुम्हारे पास Ufite impano. जो सबको नहीं मिलता. Ntabwo ari buri muntu ufite impano. सर आपकी आवाज वो एक्टर प्रमोद सिन्हा Uzi ijwi rye ko rimeze nk'irya Pramod Sinha. प्रमोद सिन्हा को तुम जानते Pramod Sinha uramuzi? बचपन में दूरदर्शन में फिल्में देखी हैं उनकी Nyiri umwana namurebaga kuri televiziyo. दाता Afite filime yitwa Anadata. सुने कमाल Yari afite indirimbo nziza. यार गले मिलो. Ngwino nyambire shawo ni ngiye wakinaga filime uyu musore atarabimumyi. Ngo yarazi no mukinnyi wa filime. Yumvishe ijwi rye ararimenya. Uriya musaza yakinaga amafilime kera ari umuhitinzi. 4000 मिले किसने? Uyu munsi bagoye tipu y'ibihumbi 4 by'amarupi n'amafaranga menshi. कब 2 लाख इकट्ठा और मैं लंदन चला जाऊं Amafaranga yose nkorenda yabika kugira ngo ndebe ko nzuzuza miliyoni 2. Nkaba nabasha kujya kwivuza mu Bwongereza. Umusore ngo niyuzuza miliyoni 2 byibura azajya kwivuza mu Bwongereza. Avayi hano hari icyana kiba kimuneka kimuhengereza. Umusore kuzamuka yataye rinete ahita agaruka yihusa arazitoragura we cyana kiramureba. Uyu musore afite udukorwa kuri umuntu akaba yagira ngo ni muzima arareba. Nanone ukongera ukabona ni impumi. Turashize. Musore yajana akash. Hi. Bit. तुम जल्दी आ गए? Kuzindutse. करने आ गया Narinje kuba nkuri imyitozo zindukiye kuri ya restaurant. गाइड मी या Nyobora. Urebe. दीदी आली Amuzana muri restaurant. Musore kunyura ku nderwa marabanza ririba nimba afite fresheri. Urabibonye we? Kugera none umukobwa akomeje kumuba hafi bamaze kuba inshuti. Acuranga ku kazu no mukobwa akora. Ewana. Umukobwa kikangura umusore ni muzima arareba bite. Iyo. Musore amafaranga barayamuha ku bwinshi.
kuko akazi akora agakora neza. Kuko abantu nabonye badatanga tipu, ariko mutangiye kugenda mubihugukirwa. Sigaye mbona rwose nkabona umuntu ngo yarokinga unywa agafantiri ya filime yari inejeje, ababyine bafunze ku maso abereye katururi imbere. baba bashyize agaseke kugira ngo wumva yishimye amushyiremo udufaranga amuha uko yifite. Rebe hari abantu bajya abantu mirongo bavuga ati Rocky ni karame usobanurira ngahisha buriya ingagari nuko zibwira ni miliyoni 2 zonyine nkaza nkagusobanurira filime itangiye kugeza irangiye iwawe mu nzu turi babiri. Urumva ibiciro ntarabikubise ishoka ibyabaye wa munsi avuga ati naraje ndacuranga umugabo yaraje koko yarahansanze hashize akanya aragenda. Wavuga iki? Bahise bamuhanikira cyo kuririmba ku kiriyo cyuriya muntu wapfuye. Abahanzi ubundi bakora akazi kamwe nka ka Satani akiri mu ijuru. Satani ari mu ijuru ngo yari umuhanzi ngo wadanje ndetse ari n'umuhitinzi. Ngo abahanzi mwese munkurikiye mukora akazi kamwe na ko mwene wayo bacuranga mu makwe no mu biriyo bakaza bakahacuranga kugira ngo umenye ko nta konje bagira abahanzi. Satani kandi nta konje agira. Sore yaje gucuranga mu kiriyo cyuriya mugabo. प्रमोद हमेशा मुझसे कहा करते थे Pramod umugabo wanjye yajyaga amubwira तीता ही बिसार दे ngo dushyingura hahise की सुध ले dutekereze ejo hazaza. लेकिन आज डॉक्टर इसको कैसे मालूम ariko mu gutaramubaga yabwiwe n'iki ko mfite tatuwaje y'ikigirwamana Shiva buriya nareba tukaba tugiye kubaga umuntu watubonye. Umusore byarangiye batamubaza kubera ibyo jambo yavuze bike mbere yararebaga uriya mugore amugurishaga amatike yajyaga yamugurisha akabona tatuwaje afite ku kaboko ari hano aryamye yabwiye ati nubwo mugiye kunyica ngo ngiye nabonye tatuwaje ndakuzi wa mugore mugiye kunkuramo impyiko. Uyu muntu aruri ya Jean अगली ट्रेन 1 घंटे बाद indi gari ya moshi iraza nyuma y'isaha wongera uvuze induru urebe ko bari muri gari ya moshi bakumva. Gari ya moshi ifite urusaku iri no kugenda nta muntu wakumva urimo imbere. Urebe turi muri rwa rugo rw'uriya mugore aho nyakwigendera apfiriye Pramod Sinha. Bavuga ati umutima burya nta kamaro ufite impyiko nizo zirenze. Umwana hano baramuhamagaye kari ka Canada ni Yesu murafu maziki umutima maziki k'impyiko ari izo z'ingenzi mu mubiri wacu. Uraza ariko ati ubushuti busigaye busaba amafaranga umuntu kukubera umwanzi ibyo bikazira ubuntu. Ati ubushuti burasabwa kwishyurwa ariko umwanzi we ntago umwishyura. Umwanzi we ni ubuntu kumubona. Uyu mutima uri kwiyumvamo icyobo cy'umukara. Ati kubera iki uyu mutima uri kwiyumvamo icyobo cy'umukara wumve barakinga naho bashimutiye umugore bashaka miliyoni 10. Rebe Minsi yakomeje kwica bari kugaporoje iyo babaye amagara ati arakadiro twagiyeho igacamo tuzagura icupa kandi bashimuse umuntu hano bose yani izi miliyoni 10 zizaza tu zizaza bari kukadiro aragaporoje bari kwirukaho. Rebe